tuvuge nk'urugero urukundo ntabwo warujyana muri botike so wagenda ukabwira umuntu wo muri botike ngo mfite urukundo mpamuhereza ibyo kurya. Ubu koko urambwiye ngo uje kuntereta ngo tujye kubana, nta kazi ugira, nta mafaranga ugira, urambwiye tuze kubana, tujye kubana gute? Tube muri borodire se tugende gute? Wabana n'umuntu ariko umukobwa nta kuntu nyine yaburara uri kumwereka urukundo. Nanone ariko mukamuzi kuyabamo make mukamuzi kuyabamo na menshi ukamenya kuyabamo. Twizeye ko ikiganiro twabateguriye kiri buze kubashimisha. Tubahaye ikaze mu iki kiganiro, mukomeze mubane natwe. Tubahaye ikaze kuri Nyayo Family TV, nizere ko mumeze neza cyane. Reka mbashimire mwese rero mwakoze subscribe, mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ibiganiro ahanini biba bigamije isanamutima, kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, ku rukundo, ibintu bitandukanye akenshi duhura nabyo hano muri societe, bidufasha. Ni ibiganiro rero dutangaho ibitekerezo, ariko bidakuraho namwe ibitekerezo byanyu, kugira ngo dusangire ijambo, kugira ngo buri wese atange igitekerezo cye. Nimba rero hari n'ibyo ubona twahindura mu biganiro tubagezaho, umwanya n'uwanyu rwose. Niyo mpamvu hari comment section kugira ngo muduhe ibitekerezo byanyu. Niba hari n'icyo twakongeraho nacyo mukitubwire. Hanyuma rero nawe dukurikiye bwa mbere, kora subscribe kugira ngo ube umwe muri twebwe mu bantu bagize umuryango wa Nyayo Family, kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ntago rero mba ndi jyenyine, mba ndi kumwe n'umutambukanyi wanje nkuko mumaze kubimenyera, tuganira ku ngingo runaka tuba twabateguriye. Murakoze cyane kunyakira. Nanjye reka mbakiriye kuri umuyoboro wacu wa YouTube kandi wanyu. Twizeye ko ikiganiro twabateguriye kiri buze kubashimisha. Tubahaye ikaze mu iki kiganiro, mukomeze mubane natwe. Hanyuma rero umeze ute? Batangaza iki muri iyi minsi turi mu gihe tukiri mu minsi 100 yo kwibuka? Urihindura gute? Wabwira iki Abanyarwanda? Njyewe meze neza, nabyutse birakunda, naninyeganyeje numva birakunze. Abanyarwanda rero by'umwihariko ababuze ababo muri jenoside yakorewe Abatutsi, ni ukubihanganisha muri ibi bihe, ntabwo biba byoroshye. Uzi yuko ihuye nabonye hari abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside bakanazishyira mu bikorwa. Hari umugabo umwe witwa Gasongo bishe ngo bamuca ijosi. Yego, uribuka umugabo watanze ubuhamya kwa Emirene? Umusore gutya, ni umugabo ariko ari mukuru, yatanze ubuhamya kwa Emirene. Ni ukuvuga ngo umukuru we niwe shabishe bamuciye ijosi. Sinzi, reka twihanganishe umuryango. Yego. Sinzi ikibazo abantu bamwe na bamwe bafite gituma na n'ubu nyuma y'imyaka 32 bakigaragarwamo ingengabitekerezo ya jenoside. Ni ubugome ndengakamere cyane. Icyo navuga ibyo bintu wenda njyewe mbyumvise ariko bimbwiye, ari wenda kenshi umuntu atabari arimo kugira cyane kugenda nyine wenda ntago amakuru yose abera mu gihugu yose ntabwo amenya yose, ariko twihanganishije umuryango wabuze uwo muntu, kandi tunabaha gukomera muri ibi bihe bitoroshye. Mwabuze abanyu, twabuze abacu. Uwiteka abahe gukomera, niwe wenyine wabishobora, nta muntu wabishobora. Hanyuma nkeka ko abo bantu ariko bakoze ibyo bintu bafashwe byanze bikunze. Hanyuma rero abandi bo ni ukubabwira ati twibuke twiyubaka, mukomere cyane, kandi turebe imbere, ntidusigazwe inyuma n'amateka ngo twigunge. Hanyuma se muri iyi minsi hari ibintu biri kugenda birikoroza
cyane cyane mu bajene abajene ikintu bita amafaranga urukundo ni ibintu biba bigenda bigongana bibyigana bikubitana imitego hanyuma uyu munsi ngira ngo wari wadutegure ko tuza kuganira ku mafaranga n'urukundo ni iki gifite imbaraga kurenza ikindi kurusha ikindi niyo mpamvu rero n'abadukurikiye baduhe comment baduhe ibitekerezo byabo kugira ngo natwe ni bimwe tuba tubyibaza ese ni iki gifite imbaraga kurusha ikindi nubwo tuba tugiye kubitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye ariko ntago bikuraho n'ibyo abadukurikiye cyane hanyuma njyewe numva kwanza amafaranga kuko amafaranga niyo ayoboye isi cyane yayoboye isi udafite amafaranga nta gaciro kenshi uba ufite njyewe mba numva hagati y'urukundo n'amafaranga gifite imbaraga ari amafaranga cyane ku ruhande rwanjye ariko ntabwo ngewe nuko ari ibitekerezo tugiye kubishyiraho si no kugishyiraho umucyo kuko ntabwo ari twe dufata umwanzuro ariko ntekereza yuko byuzuzanya kuko ufite amafaranga nta rukundo ruhari kandi ntago turi kuvuga mu muryango turi kubiganira twatekereje inosije kuyiganiraho tugamije kubishyira mu muryango kuko tugiye kubishyira muri rusange benshi bakemeza ko amafaranga ariyo y'ingenzi kurenza urukundo ariko twanabishyira muri rusange kuko yaba ari abubatse yaba abatarubaka bose iyo ni ingingo ibagonga birabagonga ariko ku rubyiruko akenshi bumva ko amafaranga ariyo y'ingenzi kurenza n'urwo rukundo cyane ko benshi bumva yuko no kubaka umuryango nta kintu bibamara hari n'abumva yuko urukundo ari rwo rw'ingenzi none se ngubu urubyiruko rwose niko rwakumva ibintu kimwe ariko urukundo ni ingenzi urukundo ni ingenzi ariko hatari urukundo hatari amafaranga urukundo narwo burya rurakendera urabyemera nyine ibyo ngibyo ndabyemera ariko rero hari ikibazo kimwe ushobora kwibaza sibyo none se urukundo kwanza ugomba kubanza ukamenya urukundo rufasha iki amafaranga afasha iki muri urwo rugendo uzi se nk'ikintu icyo kintu uvuze nabi urukundo rufasha nabivugaho burya urukundo rufasha mu marangamutima icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri urukundo rufasha mu gukemura ibibazo kwihanganira ibibazo ikindi urukundo rushobora gukora urukundo rwubaka umuryango urukundo rukora ibintu byose na Bibiliya bivuga ko urukundo rusha byose kuba ingenzi hatari urukundo abantu bamarana hatari urukundo abantu nyine urukundo rwubaka sosiyete rutuma abantu babana neza rutuma abantu ariko urukundo rwonyine ntago rwaba ruhagije niyo mpamvu nakubwiye ngo biruzuzanya kuko nanone hari urukundo hatari amafaranga nubwo yaba ari make nanone babigo nyine nk'urugero urukundo ntiwarujyana kuri botike nturugera kuri botike rwakwishyurira inzu rwakugurira imyenda rwakugurira inkweto ntago urukundo rwonyine rwihagije ariko urukundo rufite amafaranga make rurashoboka nubwo urukundo rufasha nubwo urukundo ari ingenzi mu mibanire y'abantu ariko urukundo nanone hari aho rutakora tuvuge nk'urugero urukundo ntabwo warujyana muri botike so wagenda ukabwira umuntu wo muri botike ngo mfite urukundo mpamuhereza ibyo kurya urumva ntago hari serivisi nyinshi utagenda uvuga mu rukundo sibyo usaba kuba ufite amafaranga rero amafaranga niyo ayoboye arayoboye kuba ayoboye ariko nanone ntago wavuga ngo ufite amafaranga nta rukundo ni handi usanga
nk'umuntu aba nko mu cyetaje afite amafaranga ahagije ariko nako nta amarangamutima yatubakitse ukumva umuntu yiyahuye cyane harimo abakire benshi biyahura bakembura ubuzima kubera iki yabuze uwasangira n'aya mafaranga rega uba ukeneye umuntu muyasangira ariko buriya nje mbona urumva urukundo ni ni sawa ariko nanone urukundo rudafite amafaranga mbona ari ibibazo gusa kuko nta mafaranga mufite urumva si ngombwa ngo abe menshi aya mirenge ku ntenyo ariko yayandi make nanone ariko mukamuzi kuyabamo make mukamuzi kuyabamo na menshi ukamenya kuyabamo menshi kuko nanone amafaranga atashe ako nta kibazo agashira mwarabayeho neza niyo mpamvu zacunga urebe abakire benshi bafite amafaranga abenshi baba ari ingona pe kujya zakurekurire usanga abantu bafite makeya ari bo n'ubundi batanga ese biriya biterwa ni ariko abantu bafite ibicero bizeza akabifite ashobora no kutiyitaho ngo ubone ngarasa neza ngo ubone yikunze atinya ko nakuraho make ari bubashize nuko kuko ufite miliyoni wakora 100,000 amafaranga agatangira kugera abafite ubwoba bwo gukena ariko hari abajene nanone hari abajene twaganiriye batubwira uko bo biyumva ese umujene ashobora gushaka umugore adafite amafaranga ashobora gushaka umugabo se udafite amafaranga ashobora gushaka umugabo udafite amafaranga ariko gushaka udafite amafaranga biragoye aho turumvikana ariko nabo bafite uko babivuze bafite uko babitekereza yaba ari abahungu ku ruhande rw'abahungu n'uruhande rw'abakobwa bafite uko babona urukundo rufite amafaranga n'urudafite amafaranga yego tubumve tugaruke mu kanya twumve ibitekerezo byabo hanyuma tugaruke mu kanya yego nta kibazo reka tubanze tubumve twumve uko babitubwiye hanyuma tuze kugaruka mu kanya urukundo ni rwo rufite agaciro kurusha amafaranga gute nta mafaranga se nyine urumva nimba utakunda umusore udafite amafaranga urumva urukundo rwo arudeserve udafite amafaranga ni kimwe none se ari wowe ubu koko urambwiye ngo uje kuntereta ngo tujye kubana nta kazi ugira nta mafaranga ugira urambwiye tuze kubana tujye kubana gute tube muri borodire se tugende gute ibyo bintu ntabwo byumvikana byibuze niyo yaba ari makeya ako mwayabanamo ariko ikintu cya mbere ni urukundo kuko ahantu hari n'urukundo n'ayo mafaranga yaboneka sibyo ariko nanone umuntu ntabwo njyewe nakubwira ngo ngiye kubana n'umuntu ngo utagira akazi ngo utagira amafaranga oya nese twabaho gute ntabwo bishoboka erega twebwe hari ikintu twirengagiza ubundi umugabo ni nk'umwami w'urugo ntabwo uzazana urukundo umugore yaburaye twebwe kuba ufite ibiceri byo birakonta oya nk'umukobwa we biba byumvikana wowe ufite urukundo wabana n'umuntu ariko umukobwa nta kuntu nyine yaburara ngo uri kumwereka urukundo ibyo bintu ntabwo bibaho ugomba kumwereka urukundo ariko bikagera n'icyo umuha akabona icyo kimutunga urukundo ni ikintu kiba mu muntu ntabwo ari ikintu umuntu ashaka hanze rero iyo utekereje gutyo kuvuga ngo ugiye gushaka umugore ufite amafaranga icyo gihe amafaranga arashira ahubwo ureba umutima we gusa umukobwa utakunda umuntu udafite amafaranga ngo nawe ashobora kuba avuga wenda byefite wenda afite miliyoni wenda nta muntu udafite miliyoni 2 cyangwa 3 twabana ariko si ubwavuga ngo ntabwo yakunda umuntu udafite amafaranga nawe nayagira ntabwo yakunda umusore utarubatse kandi nta na chambrette agira oya nareba ahubwo nareba uwuhanye n'umutima wanjye urumva nareba uwuhanye n'umutima wanjye ariko ntabwo nareba ufite amafaranga se ese udafite ikintu none yewe ndafite ikintu nta mugabo buri kintu
umugabo asabura ikintu gute nta mugabo ndetse bibaho hari igihe mani umuntu agira imyaka 40 atarashaka kubera mani guheranwa n'iminsi cyangwa n'ubukene nyine hano mu gihugu nuko nta kintu bufite rero ubundi umugabo kuba ariho nicyo gishoro no kuba ariho umugabo kuba ariho nicyo gishoro izo zo ni inkoni zo mu gihugu twese abagabo oya ntabwo ari mu gihugu usanga ku isi yose ni mu gihugu ni ku isi yose umugore wamujya hejuru washonje yahita ayikura ahubwo se wowe utariye warongora ntabwo byashoboka mbese iyo ari umurengwe ubundi harongora umuntu wariye mani wanahaze ariko kwishimo by'umukobwa n'ubimugezeho ibyo wavugaga byo none se yagenda ahubwo ngewe ntanashonje sinashyura mba numva ahubwo imibare yabaye myinshi mu mutwe n'umukobwa turi inshuti mitamwanga iyo nabuze ibiceri ubuse ubiheruka ryari moto nkubwire wumvishe icyo urubyiruko ruvuze yego hari ikintu kimwe numvisemo umusore uriya mutipe afite complex zo kumva ko adafite amafaranga kandi koko ibyo avuga ni ukuri urashaka umuntu umukoresha iki se none se ntiwamuzana mugahiga mukagira ariko amafaranga ibyo bintu ni ibya kera reba oya tube tubiretse ntabwo wabibona gute se iki gihugu ahantu kigeze urebe ibintu bicira ahantu bigeze umwana wawe uramuzana umwicisha inzara iwabo ntiyaryama oya none se ubundi ntiyarasanzwe abaho yarasanzwe abaho ariko atunzwe n'ababyeyi be noneho wowe uramuzanye ngo aze mu nshingano zawe reka nkubwire abantu none se si ubwuzuzanye abantu ni ubwuzuzanye pe nyine abantu bagomba kubana bagashyira hamwe bagashakisha umukobwa nagenda ashaka amafaranga n'umusore ashaka amafaranga baze bayahurize ariko ntabwo noneho bya bindi byo kuvuga ngo umukobwa wawe ndakinangiza kwiga utarabona n'akazi ngo arashinze urugo ubwo byaba birangiye none se nyine uwo nguwo urumva nta nubwo aramenya ubuzima bw'ahanze senkani duhurize ubwo niba bitari baye ibyo ngibyo wumvishe ko mu mitekerereze y'abasore ntabwo icyo kirimo cyo kumva ko yazana umukobwa agahiga nawe agahiga nyine ni ukuvuga ngo mu mutwe we haba harimo ko azamuzana akicaraho akabyara akagira gute nyine akajya akarera abana nuko tutashyigikira wenda ngo ubunebwe cyangwa aho igihugu cyacu kigeze ntabwo wajya gushyigikira ngo umugore ngo aze ngo abyare ngo abaho ngaho umutunge nk'aho ari utunganye cyangwa iki urumva ariko reka tujye tuvugisha ukuri nk'uko hari gender balance mu gihugu cyacu hariho gender balance ariko n'ubwo iyo gender balance ihari n'ubundi abagabo ni abatware nta mugore ndumva bavuze ngo uriya mugore ni umutware uriya rugo umugore ahora ari umugore ariko nyine icyo navugaga ni bwa bwuzuzo banza wumva igitekerezo nanjye kukubwira umugore ahora ari umugore umugabo agahora ari umugabo iteka ryose umugabo ni umutwe umugore akaba ibindi bihimba bisigaye niyo mpamvu none se iyo ubaye umutwe kuba umutwe ni ugutekerereza urugo ni ugutekerereza abana ubyaye ni ugutekereza buri kimwe cyose kiba kiri ku mutwe wawe niyo mpamvu nyine cya gihimba gisigaye gisapotinga bya bindi watekereje niyo mpamvu uriya mujene avuga ati nge reka sinashaka umugore ntafite amafaranga ni ukuvuga ngo ari kubanza yiyubake kwanza hanyuma abone kuzana undi muntu kabone n'ubwo bazubakana ariko hari icyo asanze urumva ariko urangenda mushyigikira ubwoba bw'uriya musore bufite ishingiro ariko se reka turebe ubwoba bw'uyu mukobwa we bufite ishingiro nimba nta shingiro bufite kuko niba nanone muri mindset z'uriya mukobwa akumva ngo nzashaka umugabo ufite amafaranga rero reka nkubwire kuvuga ngo uzashaka nose utamubonye wagumirwa ahubwo nta kibazo ushobora no kumubona usanga abantu babaye indangamiro kubera ko ukeneye gusa neza
abakobwa ubundi muri rusange igitsina gore uba ukeneye kwiyitaho ugasa neza ukagaragara neza outfit yawe ikaba imeze rero nubwo mo imbere waba ufite ibindi bintu bitari kugenda neza ariko abagore igitsina gore yaba abakobwa cyangwa mama dukunda gusa neza n'inshingano gusa neza pe nyine ubundi tugira akantu bavuga ngo kwirundarunda bataducishamo ijisho batagira gute urumva kandi koko nibyo kuko ngo umugore ngo ugaragara neza cyangwa umugore usa neza agaragaza ko umugabo we hari inshingano amufata kandi koko nibyo rero ntabwo nashyigikira uriya mukobwa nyine wenda ashobora no kubona uwo mugabo afite amafaranga afite buri kimwe cyose we yifuza ahubwo ushobora kwibaza ese ayo mafaranga how long will it last? Reka rero nkubwire azalasting. Reka nkubwire ikintu kimwe ntekereza ni igitekerezo cyane iteka ryose iyo ushyizeho settings kavuga ngo criteria zinyenderaho nzahitamo umuntu n'izi first of all icyambere gihe dinzi ibiri ni amafaranga witegure yuko nimba udashyize urukundo imbere ngo ukundane n'uwo muntu mushyire hamwe muzamurane iteka ryose uwo muntu ashaka umuntu adashaka kubera yuko atagatinze iki cya kintu atagatinze aho y'amafaranga ariko mu marangamutima yazapfa urabyemera ikindi cya kabiri mu isi tubamo ni ups and down uyu munsi biba bimeze neza ejo ntibibe bimeze neza nibyo nashakaga kuvuga none yibaze wa muntu washatse wa muntu amutagatinzemo y'amafaranga igihe noneho babanye y'amafaranga atangiye gushira cyangwa yagabanutse erega abakobwa niyo handi nyine imyiryane izatangira kuza mu marangamutima urapfa baba warapfuye mu marangamutima bya bindi wamwexpectingagaho utangira ubibure uca inyuma uvuge kuko ari amafaranga wishakira kubera ko ari amafaranga uhure n'abandi bafite amafaranga utangire ugira gute wa muryango kandi iyo urimo gusenya wa muryango iyo urimo urasenya wa muryango egare kuri guhereza abana wabyaye ubuzima bubi rega umwana nakura burya areba afite ibikomere buriya akenshi imico umwana akurana cyangwa se discipline y'umwana ituruka ku babyeyi kuko uriya mwana azamuka ari mwareba mama yitwara gute nshaka kumba nka mama nshaka kuba nka papa urumva noneho ibyo ngibyo akaba ari byo bituma wa mwana azaba muzima cyangwa se akabimbogo ku muhanda rero ababyeyi cyangwa abakobwa inama natanga before yuko uhitamo gushaka bantu tekereza behind tekereza nyuma yuko wabyaye nyuma yuko wakoze nyuma yuko byagenze gutya tekereza ya future y'abana uzabyara niba wumva wifuza ko abana bawe bimbogo ku muhanda uzabikora ariko niba wumva ko abana bawe ushaka ko bagendera kuri discipline nziza basubaka umuryango nyarwanda mwiza ni rwo Rwanda rw'ejo ni rwo rubyiruko rw'ejo nibo bayobozi b'ejo rero tekereza kabiri mbere yuko ufata umwanzuro kugira gute kujya kubaka umuryango kubera yuko babana niba utagetinze amafaranga ni byiza wenda uratagetinze kandi hari amafaranga n'urukundo ruba ruhari yego oya ni ukuri reka nkubwire ashobora kuba hari amafaranga ariko hari 60% ahantu hari amafaranga n'urukundo ruba ruhari oya ntabwo tubyemeranya icyo ngicyo ashobora kuba hari amafaranga urumva ariko nta n'urukundo ruhari gusa nkubaza ikibazo waba uraye waseka ntabwo waseka nyine icyo nshaka kuvuga amafaranga ashobora gukubakira amarangamutima oya nshuti ntabwo amafaranga yakubaka nashyize 60% iyo 40 isigaye ni uko bishoboka ko haba hari amafaranga ariko nta munezero akenshi ariko most of the time hari igihe usanga urumva abantu benshi bafite amafaranga menshi adafite icyo abuze urumva ahubwo ugasanga wa muryango udafite icyo ubuze niwo muryango udafite amahoro niwo muryango utabanye neza urumva niwo muryango mbese nyine muri sosiyete utwereka kubanye neza
ariko wasubira inyuma wagera mu rugo ugasanga nta rukundo ruhari. Ngewe reka nkubwire reka ufite amafaranga urukundo si itegeko kuko ntiwaburaye ntiwambaye nabi abana ntibabuze uko bajya kwiga uze mujye mubyiborera. Reka nkubwize ukuri 60% iyo ufite amafaranga no mu mutima wawe ukeye umeze neza. Nyine rimwe na rimwe biba byiza iyo ufite n'amafaranga ariko nanone bikaba karusho iyo ufite ayo mafaranga ufite n'urukundo, kubera yuko urukundo gusa ntago rwihagije kugira ngo mugire umuryango mwiza cyangwa se mugire urukundo nyine rufite ireme, urumva. Ariko kandi nanone n'amafaranga ntago ahagije gusa kugira ngo abantu babe bakundana. Kumva rero ko washaka umugore ari uko ufite miliyari, cyangwa se kumva ko washaka umugabo ufite miliyari, urumva aho hantu hari igihe hashobora kubamo akantu katari urukundo. Wemera yuko umusore ufite amafaranga wemera yuko uzi impamvu ntigewe ntekereza rwa rugo rufite amafaranga nta rukundo rurimo. Akenshi usanga amafaranga avuga nta menshi ariko ntago ari ayabatunze. Oya nta menshi. Uzi ko buriya umusore wese ufite amafaranga nta mukobwa wamwanga nawe, sibyo? Impamvu ntekereza ko iyo bageze mu rugo rwa rukundo ruba rudahari nuko nyine niko wa muntu yaje ategetinze ibyo ufite. Ntabwo yaje n'umusore nawe rega aratekereza akavuga ati uno muntu iyo ntaza kugira iyo ntagira ibi ntago aba yarankunze kuko rega nawe ari classifying akavuga ati level yanjye ni iyi ngiyi, background yanjye ni iyi, igitumye uriya muntu ankunda nakagafaranga. Niyo mpamvu usanga iyo nta kashi nyine umukobwa ariko nta kashi wanakivuze imbere y'inkumi, sibyo? Ariko no kuvuga ngo na wa mukobwa ababizi ko yaje akurikiye amafaranga, ariko ngo mbwira iki kintu ngo hari ikintu ngo buriya ngo umukobwa mushobora kubana atagukunda ngo igihe kikazagera akagukunda. Ruva hese ahantu ruva se mushaka urabona ko nyine igiye gushakana n'umuntu abakuze afite uko yakuze imico afite, mu by'ukuri abantu batangira kumenyana neza ari uko mwabanye. Rero iyo mumaze kubana imyitwarire character behaviors umwe muri mwe afite zishobora kongeza undi. Nk'urugero naguha, ushobora gushakana n'umukobwa cyangwa umuhungu umusore noneho ugasanga ni wa muntu ufite indangagaciro z'ubumana pe, muri ugasanga afite indangagaciro z'ubumana, afite ubwenge bw'Imana, ni wa muntu nyine nta cyangira ariko na favor y'Imana ikuriho igikundiro. Noneho imyitwarire yawe myiza ishobora gutuma wa mukobwa realiza akafata ku bundi cyambere kuriya mugabo nashatse, nubwo namushatse nk'iki amafaranga numva ntamukunda ntacyo atwaye. Cyambere afite amafaranga, cya kabiri ni mwiza, ntabwo ari mubi, ntabwo ari umuntu twajyana mu muhanda ngo mve ntari proud usebe. Ikindi cya gatatu aranyubaha, nyine zambuto werera mugenzi wawe. Uziko nyine ikibi nuko umwe aguruka n'undi akaguruka, ariko imbuto werera mugenzi wawe mbere yaba yaramwangiraga iki nyine izo ndanga ntabwo abamwanga. Ninde avuga ko umuntu ashaka undi aruka mwanga, ariko uza ariko umuntu uzi umuntu mugiye guhuza umubiri, umuntu wamugiye guhuza umubiri ntabwo umwanga. Yes, ku gitsina gore nta mugore ushobora kwereka kubumburira ubwambure bwe umugabo cyangwa umusore atamukunda. Nyine ashobora kumukunda kuri percentage ntoya, ariko jewe uriya ubikora kubera ikofi mbona ari nk'uburaya. no bandi nyine
n'ububanda ariko reka nkubwire iyo ari wa mukobwa udafite ububanda ashobora kuba agukunda nka 40%, isene zawe ari 60%. Uwo muntu birashoboka ko yazahinduka akagukunda neza byanyabyo. Ikintu nemera nuko mushobora gutangira umuntu atagukunda ahubwo gake akagenda gukunda ukazagera kuri level yo kubana noneho mwarakundanye. Biterwa n'iki? Biterwa n'imbuto mwererana hagati yanyu. Iyo umwe ubona adashobotse kandi koko uyu muntu atagukunda urabibona. Ingo. Yes, urabibona. Bwirwa se ni ibikoro.